Haleluya. Rero Imana yashize mu mutima iri jambo rivuga ngo umusozi ufite uwo ari wo wose Imana ifite ubushobozi bwo kuwimura. Nta musozi numwe Imana itakuraho ikoresheje umwuka wayo, ikoresheje ubuhanuzi, ikoresheje ijambo. Haleluya. Nta musozi numwe Imana itakuraho kubw'umwuka wayo. Murabyumvise? Ariko umusozi wa mbere ni umusozi witwa icyaha. Umusozi wa kabiri ni umusozi witwa umuntu. Umusozi wa gatatu ni umusozi witwa uburwayi. Umusozi wa kane ni umusozi witwa ubukene. Umusozi wa gatanu ni umusozi witwa karande. Muri kuyumva? Iyo misozi rero yose, umusozi wa gatandatu ni umusozi witwa icyangiro. Icyangiro kwangwa ukaboneza ufite icyangiro. Ukajya ubona ukabona abantu barakwanze, ukabona isi yarakwanze, nta kutagize abantu bakakwanga. Muzi ko bibaho? Umuntu akabana uwo musozi neza neza abantu bakamwanga. Iyi misozi yose jewe yambaye imbere yose. Iyi misozi yose mbabwira yambaye imbere. Rero nigisha ibintu nzi. Noneho yanavuze rero hari nuwo ngo ishobora kwimura utanabimenye. Urumva? Utabimenye ugasanga umusozi wimutse, ntiwamenye ibyo ari byo, ntiwamenye uko byagenze. Uwo musozi wari uzi kuzakugwira, uzi kuzakwica, naho kumba Imana yaje ngo iraterura, irabirindura igisozi, ijugunya mu nyanja kitabimenye. Haleluya. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana hano muri Zekariya igice cya 4, turasoma n'umurongo waho wa 5 kugeza ku murongo waho wa 7. Haravuga ngo marayika twavuganaga arambaza ati, ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamusubiza nti, oya nyagasane. Aransubiza ati, ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri, ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyita iki? Imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana n'ibuye risumba yandi, baranguruye bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Dusome no muri Yesaya 64 umurongo waho wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Haravuga ngo icyampa ugasatura ijuru, ukamanuka imisozi gatengukira imbere yawe, uko umuriro utwika inyayu, ukatuza amazi, kugira ngo izina ryawe rimenyekane mu banzi bawe. Amahanga agahindira imishyitsi imbere yawe. Ibiteye ubwoba tutabyibwiraga, waramanutse imisozi itengukira imbere yawe. Kuko uhereye kera ntabwo abantu bigeze kumenya cyangwa kumvisha amatwi no kurebesha amaso indi mana igira ikimarira uyitegereje itari wowe. Nyuma dusoreze hano muri Luka igice cya mbere, umurongo wa 34 turageza ku murongo waho 35. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, Mwuka Wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza. Cyo gituma Uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Amen. Muri Yobu igice cyaho
cya 9 n'umurongo wa 5 hari ijambo rivuga ngo Imana yimura imisozi itabimenye, ikayubikana ubukana bwayo. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo Kubw Umwuka Wera nta musozi numwe utakurwaho. Amen. Ku bantu bazi Umwuka Wera, nta musozi numwe utakurwaho. Kubera iki? Zaburi 103 umurongo waho wa 4 ndibwira 104 umurongo wa 30 havuga ngo wohereza umwuka wawe bikaremwa, ubutaka ukabusubiza ubuzima bwabwo, kabusubiza ubugingo ubuzima bwabwo. Imana ngo yohereza umwuka, ibintu bitariho bikaremwa. Hari n'uwo yigeze kubwira ngo biremwe nonaha, ntabwo ari ibya kera nguvuge ngo wari ubizi. Hari ibintu Imana irema kano kanya ikaba yahita irema ikintu kikabaho, kuko Imana ni umuremyi wa byose. Haleluya. Ni Imana ifite insimburangingo z'abantu kandi za original. Abaganga baragerageza bagashyiramo insimburangingo, bagashyiramo utumashini, ariko ntabwo bashobora gukora original. Haleluya. Ariko Imana yo ikora original, irarema. Kuko biravuga ngo kutazi inzira y'umuyaga ntumenye uko amagufwa akurira mu nda y'utwite, niko udashobora kumenya imirimo y'Imana. Kuko umwana ari mu biganza by'Imana, ari mu bitekerezo by'Imana. Ntabwo rero nubwo waba warize, ntabwo uko Imana ibiri kure mu mwana ntabwo uyifasha, nta kintu wakora. Iri gushyiraho umusatsi ntiwabivamo, iri gushyiraho amaso, iri gushyiraho amatwi, iri gushyiraho ingingo, ntushobora kumenya igihe Imana yabikoreye. Ni Imana irema rero, ni Imana ifite insimburangingo. Bwana sifiwe sana. Ashobora kukunyuza mu cyuma bagasanga impyiko zaraboze, Imana nayo ikakunyuza mu biganza byayo ikazihindura nzima. Ashobora kukunyuza mu cyuma bagasanga umutima ushigaje akanya gatoya ugapfa, Imana yo yakunyuza mu biganza byayo, umutima ukongera ukaba muzima original. Haleluya. Haleluya. Niko bimeze. Ejo bundi ku itariki 23 ndibwira z'ukwa 10 nari mvuye kwigisha i Nyarugenge muri Ranchawa. Nari maze iminsi ndwaye umutwe, si iminsi n'imyaka. Ndwaye umutwe, ni ukuvuga aho najyaga kuvuga ubutumwa hose nagendanaga ibinini by'umutwe. Ntuwuzi? Si wa kera niwanyu kurugarika. Ni umutwe mbese wari twibanire. Nari naragiye kwa muganga hose, yewe n'indera nagiyeyo. Haruguru muri sehashikanuke hose mfite na silence ndivuza, ariko umutwe ukanga ugakira, ukanga udake, nkanywa ibinini bishoboka n'ibidashoboka. Amazi yari yarambayemo ikidendezi, nka ngenda na paracetamol nanywaga nka 3 nka umutwe waranze. Mvuye rero kwigisha, n'ubundi ubwo wari uri kundya hano ari nk'ibisebe. Hano habaga utuntu tw'utubyimba hano inyuma, ariko ukagira ngo n'utubyimba tw'umubyibuho, ari utubyimba tw'umutwe tundya turimwo izi nyama zimeze nk'izabose. Ariko nyine nkahorana icyifuzo ngo Imana nanjye nkize, ko nasengeraga abandi umutwe bagakira, ariko jewe sinkire. Rero mura n'umuhanuzi hariya ku isoko, harya kazi ni kazi bacuruza ibyuma. Arambwira ati ndashaka kugusengera.
ese uransengera hehe? Ataha ngaha. Urabizi se ko ndi pastor? Ati ndi pastor, ndakunda kuzi nyine pastor ariko urarwaye. Nkumva namubwira ati dusubire inyuma tujye mu rusengero i Nyarugenge. Bari unsengera ambwira ati agatuti kanje naha ngaha. Ni bamwe bavuga ubutumwa mu muhanda. Arambwira ati agatuti kanje naha ngaha, ureke ngusengere cyangwa urore. Byibuze sura senga mu kinyabupfura. Ti wowe ko senga ndakuzi. Ntiri intebe aho ngaho mu bacuruzi ndicara, ariko nkumva ndi kuvuga ni Imana umufashe ko genda umusitari hariya mu mujyi baranze. Fashe rwose asenge mu kinyabupfura ye kunteza abanyamujyi. Arangije arasenga uko nyine abasatuzi basenga. Ndambika ikiganza. Umva ukuntu ateye n'ubwo yarambwiye ngo nimbanze niyeze. Niba ushaka gukira uzajya ubanza wiyeze. Ndiyeza nuko ariko mwana Imana irakomeye. Arangije hari ikibazo cy'umutwe se ufite? Hari icyo ujye urakigira? Ubwo fini nyine nawe uhite wiyenda icyo ntakoze nuko kwatuza, ariko wature nyine mbese ndi ku ibi biganza nawe fini nawe nyine wizere. Arasengera sengera umutwe mu izina rya Yesu. Arasenga nukuri ndi imbere y'Imana hano mu Biryogo yo mu ijuru, ntashobora kubeshyera iz'umutima wanjye. Nakize numva. Gukira hari ugukira nyine wizeye ati ndakize nk'uko uriya yizeye. Ngewe umutwe wari uri kundya ariko uceceka nk'uko bazimya imashini isya amasaka. Uzima numva, uceceka numva, irawimura, irawutungura. Uwo musozi iravuga ati ndakwimuye. Umutwe ukira numva. Kuva icyo gihe sindongera kunywa ibintu, mbese nzajya gusezera muri farumasi. Sindongera kunywa ibinini by'umutwe. Nibyo nari mfite numbaza aho biri. Buri gihe niyo ndi kuvuga rero aho kugira ngo umutwe undye cyangwa numve harimo ibibazo by'umunaniro, ahubwo numva harushaho kugenda haba heza, hazamwe akayaga, hazamwe imbaraga, kubera ko ikiganza cy'Imana cyarahanyuze umutwe wanjye n'orojinari. Haleluya! Yimura imisozi itabimenye, ikayubikana ubukana bwayo. Ubwo erega imisozi natangiye kukubita. Ubwo nahereye ku uburwayi. Mu rya mbere nahereye ku icyaha. Noneho narindi mu mujyi, ari ahantu umudamu wanjye akorera, ariko nanjye hari igihe njyayo nkakora. Biterwa nuko byagenze. Mwari muzi ko dufite akantu dukora mu mujyi? Turagafite. Dufite akantu muri quartier commercial mu mujyi. Noneho nicaye, umuhanuzi abarahansanze w'umusore. Muri mu basore harimo abahanuzi kandi ufite impano zo gusengera abarwayi bagakira. Arambwira ati rero ikintu kinzanye, Imana yambwiye ko irinze iri gufwa ry'ukuguru kwawe, kuko wari ugiye gucika iri gufwa, ariko uzana uko kuguru ngusengere. Ndakumuhereza arasenga. Arangije kurira fanta hariya nyine nk'umushyitsi wansuye, arigendera. Cyumweru kimwe, bibiri, bitatu, cya gatatu mwamenye ko naguze imodoka. Mwarabimenye?
narayiguze yitwa Yarisi, yaturutse hanze i Dubai iza mu bwato, irazana hano i Kigali Majerwa, yikoreye matora yayo. Burya imodoka iturutse iriya iza ifite na matora yayo original nayo, kugira ngo niyisimbagiza intuza ubwato n'ibimodoka izamo bitayangiza. Noneho ntarabona rero perimi, hari umuntu nyine wampagara ifuti, yaje kumfata rero ndamuhamagara ati ngwino, ndi kumuyobora, inyuma yanjye hari umukingo, ati ngwino ndi kuhareba. Naho kumva izo modoka rero ngo zitwa ngo automatique, nawe sinzi ukuntu yakandagiye umuriro aho gukandagira feri. Abarajara agiye kunkubita wese, mba ndakwebye, asigarana kwa kuguru wa muhanuzi yasengeye, kugusigarana ariko aragusyonyura, ariko Imana ikaba yaravuze ngo ndinze amagufwa yako. Ndahonda imodoka niwankandagiye, niwankandagiye. Abashoferi harya ku Muhima bose bavuza amahona, abandi barareba ati mana we. Undi nawe yagiye gushakisha umubare nyine wo gusubira imbere, nuko asubira imbere akuraho. Ngiye nari nzi yuko nacitse ukuguru, sinibukaga n'iby'Imana yavuze. Ubwo nahise nyine ncombagira nk'ukwacitse nyine, ninjira mu modoka nyine ngo tujye kwa muganga. Turagenda tugeze mu mujyi, nkumva ukuguru, nkumva ni kwacitse cyagoze kuri kundye, nagira gutya nkumva igufwa ntiryacitse, ariko ndumva ntacyo nabaye. Ati nibyo mvamo arareba, icyakoze kwahise kubyimba, uruhu rwahise rucikaho ibisebe, udusebe, ipantaro iracika, amasogisi aracika, inkweto ku gatsisino haracika, hasigara igufwa ryonyine. N'imitsi hari udutsi tuba turi mu nyama natwo turacika. Hagiye kwa muganga barambwira ati rero Imana yakurinze, amagufwa ntacyo yabaye, icyakoze imitsi yacitse, hanyuma turakwandikira inshinge, ujye urya n'imbuto, hanyuma ukomeze ufate imiti tukwandikiye, uhumure uzakira. Nibuka rero ko Imana yavuze yuko irinze amagufwa yanjye. Dufite Imana yimura imisozi itabimenye, ikayubikana ubukana bwayo. Ubwo mwigira gutyo, mugende mumeze gutyo, hari imisozi yakuye imbere yanyu ntimubizi, ari imisozi ntibizi, namwe ntimubizi, nukugenda gutya mbese wumva uri umuntu wadanje, naho kumbi ye baba we yakurinze ibintu ibikweretse wajya wirirwa uvuza induru uti Imana we, timumere Imana icyubahiro, ibintu Imana yakurinze we. Hari igihe nigeze kujya kuri tuwarete nabimenye, ku rubariro rwa tuwarete hari inzoka y'inshira yizingazingiye mu binonko bya tuwarete hano, kandi hari nijoro. Ubwo rero narahagurutse, ngiye kumva numva inzoka ngo mbese mbona uruntu nibwo izina rya Yesu. Imana irandinze, ko hari inzoka ikurya utahita ubona umugombozi ugapfa, kandi ahangaha hari hafi y'umutima. Imana ijya yimura imisozi. Haleluya. Ikindi gihe namaze igihe ndwaye umugongo, Imana yankijije n'umugongo. Namaze igihe ndwaye umugongo, ndi hano mu mujyi muri CHK. Noneho nari ndi muri kine, mbese bari kunkorera message,
ndi muri bya byuma rutwuma bashyiraho ku mugongo hejuru uryamye bagukandisha baducometse mu mashanyarazi. Dogiteri aragenda agiye umuriro watwo dukora sirikwe turamfata hano ku mpyiko. Muri kubyumva? Turamfata mvuze induru, mvugije induru njya gukoraho ngo nicomokore n'intoki zirafatwa. Dogiteri ababyumva ari hanze aza yirukanka ahita comokora akura mu muriro arabizimya arampima asanga impyiko ntizashiririye. Muri kubyumva? Haleluya. Muri kumva imbaraga z'Imana yacu. Shitani rega abaturwanya agira ngo adukure ku isoko, ariko Imana nayo ikubika imisozi kugira ngo iturekere ku murimo. Na rero impyiko ari nzima, ariko naviriwemo no gukira n'umugongo. Kuko nageze mu rusengero mu gitondo abakecuru bavuga ngo twabonye marayika, ngo akurambikaho ikiganza ngo ntabwo tuzi indwara urwaye. Ndavuganira umugongo. Ati noneho rero marayika yagukijije. Hahita bansengera kuva icyo gihe umugongo fini. Haleluya. Byararangiye. Nari mfite umwana muri icyo gihe w'imfura yanjye yajyaga ku ishuri yagera nko ku muryango tukajya kumva ikintu kikubise hasi. Umwana w'inkumi guhera muri primaire kugeza muri university. Hagiye byamukubitaga muri kaburimbo cyangwa haruguru y'urusengero cyangwa mu ishuri cyangwa mu rugo, byaterwaga naho ageze. Si igicuri ntabwo twari tuzi indwara arwaye, twaramuvuje, twari dufite ubwishingizi turamuvuza hose. Yabaga no muri kompasiyo na kompasiyo ikamuvuza hose. Birananirana tumujyana guca mu cyuma Indera, tumujyana muri za klinike, tumujyana biranga tubura indwara. Ndi mu masengesho rero Kimihurura ari muri university ari kurangiza. Numwe yabyiganaga nyine nta kundi, ariko nta musore wari kuzamutwara tu amenye ibyo bibazo. Ubu ngenda ntanga amatangazo ko yakize kugira ngo bamugirire icyizere. Noneho umuntu wari uyoboye amasengesho w'umuhanuzi arambwira ngo mbonye Imana izuye umwana wawe w'umukobwa, ngo ikimenyetso ngo mbonye yambaye rinete. Yambara rinete rero kuva muri segonderi. Mpita numva ko harimo n'urupfu. Ntabwo bwari uburwayi gusa, ahubwo yari yarapfuye. Kuko iyo ndwara yamuteje n'amaso nayo we yambara rupe. Ntabwo yambara nkaya, yambara ibirahure bimeze nk'ibikinga inzu. Ariko Imana irambwira ngo iramuzuye. Kuva icyo gihe ibimbwira kugeza uyu munsi hashize imyaka nk'10 ntarongera kurwara iyo ndwara. Yimura imisozi itabimenye, ikayubikana ubukana bwayo. Niba hari umusozi w'uburwayi ufite, turagusengera. Hari Imana mu ijuru yimura imisozi itabimenye. Haleluya, haleluya. Ejo bundi twari turi twasuye umuvandimwe, n'umuvandimwe ariko akaba n'inshuti yanjye. Afite umuryango w'abantu 5, 4 bo ni 4, we n'umugore n'abana 3 n'umukozi. Ubwo si 5. Papa we yari yagize yubiri. Noneho badutira imodoka turayibatiza ibutare, abajya ibutare batuye i Masaka turayibatiza. Hari abantu rero bavuga ngo ntibatizanya ngo imodoka, ngo ntizi imodoka. Imodoka se ni igiki? Tizi imodoka. Bantu bafite ubukristo bukeya
bukeya bw'ubuzayifu, uretse no kuyimutiza ntanayimuha. Murabyumva? Noneho aragenda rero, twe tutega kwasiteri, tega kwasiteri, turanagaruka nanone turongera turatega. Bo rero bagaruka mu modoka, bageze mu Ruhango. Ubwo turi gusenga, Imana yarababwiye ngo irinze amagufwa yabo kandi ngo ikuyeho n'urupfu. Imana yacu iravuga. Bageze mu Ruhango atwaye igikamyo kigiye kubanyura hejuru, aragikwepa, aragenda muri uko kugikwepa, aragenda sekura borudiri, imodoka irihina, intebe zirihina izo bicayeho, paraburizi irameneka. Ni ukuvuga imodoka nta byo kuvuga ngo urasudira, ni ugukuramo ibyuma ujugunya baterekamwe ibindi, ni ukugura ibishyashya. Ariko umva igitangaza, umwana wari ufite imyaka 2 bari bakikiye ku ntebe ya kabiri, yarasekuye ahita ava mu bibero by'umukozi, aragenda anyura muri paraburizi, ajyana na paraburizi, bajyaniye epfo. Ubwo irikunja, nabo bikunjana n'intebe, ariko ntihagira icyo baba. Baza kubakuramwe abantu bavamo, ariko bari kuvamo aravuga ati ariko umwana we tumusizemo. Iti umwana ntawe mfite namubuze. Tireba no munsi y'intebe, barareba no munsi y'intebe baraheba. Hose no munsi y'imodoka hose baburi umwana. Imiryango yibanye bari kurura ngo bayivaneho. Ati noneho abadayimoni cyangwa agiye mu ijuru ubwo karakana gatoya. Umugabo rero wari utwaye imodoka arijaje aravamo, ajya kureba no hepfo hose, ahura nako kari gukamba kambiye epfo mu mashyamba. Habe n'agakovu, habe n'igiti ngo cyamukomerekeje. Yimura imisozi itabimenye, Ikayubikana ubukana bwayo. Dufite Imana uretse nta muntu numwe utaba umuvuga butumwa. Nta muswa uretse kutagira Imana gusa. Ariko buri muntu uwo ari we wese ashobora kuba umuvuga butumwa, agahagarara hano gusa akajya avuga Imana. Kavuga Imana, wakumva bitangiye kuzamwe intege nke ukavuga Yesu, wakumva bitangiye kuzana intege nke ukavuga marayika, wakumva mbese bimanutse ukavuga Umwuka Wera. Uwa iminota utunota baguha twakubana ubusa. Wahera ninjoro uryamye ukajya uvuga ukuntu urugendo rw'ibitotsi rwagenze, ukavuga mbese ugiye muri dushe ukavuga ukuntu ibintu byagenze neza, ukuntu wavuye muri dushe amahoro utanyereye, kuko hari abakomerekeramo bakikubita hasi bagapfa. Ukavuga mbese ukuntu waje Imana ikabarinda ku modoka no ku magare no kuri moto. Mbese ukavuga Imana icyumweru n'ukwezi, ibintu maze iminsi ubonana Imana. Warangiza utarabona n'umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Sigaye nigira Imana nkasoma mbere, ko ntangiye kuvuga Imana ntarasoma bwo byaba birangiye. Ntaranabasuhuza, ntaranatanga n'intashyo. Bunigiriye inama, nzajya mbanza nsome, ibindi bizaza nyuma. Ubu nta rubanza mfitanye namwe, nababwiye aho byanditse. Pastor namubwiye aho byanditse mwese. Ubu hasigaye ni ukuvuga Imana gusa, nkavuga imirimo yayo, nkikaraga, nkigira gutya mbese, nkashyiramo ibitunguru na puwaro na puwavuro na seleri na byose, kugeza igihe munyumvira Imana, muzamure n'ibiganza gahoro muyimere icyubahiro. Ibintu mvuze kugira ngo ujye kubyivuza, bashyiremo insimburangingo, bakuvure, we muzima, ugire gute, watanga miliyari 10. Kandi ari ibipirate bagushyizemo. Sinzi ko babona n'ibipirate by'umutwe. Mbese ndageneralije gusa, ariko ubundi
ubundi ntabwo mwari muzi yuko amafaranga bayahamba. Ubundi amafaranga umumaro wayo ni ukuyahamba. Amafaranga nimba unafite menshi umenye ngo tegura aho uyahamba. Nugira Imana kandi uzayahamba heza, we kuyahamba habi. Ubundi irimbi rya mbere ry'amafaranga rya mbere, irimbi ryayo ni indwara. Nabyumvise? Irimbi bahambamwe amafaranga, mbese ririho umusaraba bacukuye, n'amafaranga niho, mbese n'irimbi ryayo ni indwara. Mwabyumvise? Rero ndagira ngo dufunge iririmbi turifunge uyu munsi, byibuze amafaranga yawe umaze iminsi uhamba kwa muganga, byibuze uyahambe muri supermarket. Sibyo? Haleluya. Nushaka ufite miliyari na miliyari, umumaro w'izo miliyari ni ukuzihamba. Cyakoze hari abagira ubwenge akavuga ati ubwo mbonye ntarazihambye kwa muganga, reka nzihambe mu nzu. Agahita agenda akubaka uruzo, akacukura ibitaka, akongera agashyiraho ibindi bitaka. Ubwo ni amafaranga ari guhamba, arabanza agahamba profonderi. Enjenye bacukura hangana gute? Ayo bahamba siyo menshi kurenza ayo ku hejuru. Ayo bahamba ikuzimu. Ye baba wakwereka amafaranga bahambye mu rusengero rwa hariya rw'inyarugenge, we inkingi imwe yatwaraga imifuka 500 ya sima, udashizemo umucanga na bya ferabeto. Imifuka 500 inkingi imwe, kandi ubwo ni inkingi utabaze ibyo bimwe byo hasi. Rero umumaro ubundi amafaranga nta kindi kintu azakorerwa uretse guhambwa. Kandi n'izi nzu bari guhambwa nazo zizongera zihambwe. N'izi modoka bahambaho amafaranga nazo zizongera zihambwe, zinatwikwe ndetse ahamba ivu ryazo. N'iyi myenda, ibintu byose, ubundi amafaranga, n'izi ntebe, mbese ni irimbi ry'amafaranga. Wumvise? Umumaro w'amafaranga ni ukuyahamba. Iyo rero turi kwigira gutya twirata, ntabwo abantu niyo mpagaze ahangana ari kuvuga ubu umuntu wanshima cyangwa wakwishima ni umuntu nayitwayemo. Naho ubundi kubabwira ngo afite ibyo se bibamara imodoka se murayizi? Nta modoka babona, nta niyo bazi, nta niyo bitayo, ntazi bazi, nta mafaranga bitayo, nta kintu na kimwe. Icyo bazi gusa ni umugati wabaguriye, icyo babonye ni ibirayi wabaguriye, naho ibindi ntibabizi, no mu ijuru ntibabizi. Ntacyo bivuze, ni ibyo guhamba gusa. Tegura rero uhambe. Ubu se igoma, ntabwo mwabonye ukuntu abantu basiga nase bari guhunga ukajyana televiziyo, bari kujyana igitanda, bari kujyana se bajyanaga ibyo kurya gusa na kamatora. Utabifite yarirukanga agakizwa n'amaguru. Abandi nabo agahenge kaje nabo bakajya gusahura. Hari uwasahuye ikimashini ngo gikora visa. Munaragenda ko asahura ikimashini gikora visa nimba ari y'Ufaransa, nimba ararwikorera gusa urumashini rukora visa. Nikanzu y'abacamanza niki? Ngaho unyumvira nawe. N'abari bafite imwe ibiki byose. Ariya nahoroheje hano muri Amerika ntabwo mwabonye umuyaga se? Ntabwo mwabonye umuyaga, amazu ukunasha bakazimya n'indege babyita guhamba amafaranga. Nukuyahamba. Hebwe rero nimufite ahantu muyahamba, ntaho muyafite, ntimurabona aho muyahamba, muri kuyahamba mu ndwara gusa. No mu birayi naho muyahamba. Ariko yandi wahaye umuntu niyo azakugarukira.
ya yandi wahaye umuntu, wa mwenda wahaye umuntu, ya rifuti watanze nibyo bizakugarukira, ariko ubundi bindi ni uguhamba ibitazakugarukira. Yego niwe hari nabonye bahambye aho mu mwanya wo gushyiraho indabyo bamushyiraho amafaranga Burayi, cyabajugunyaho amadolari. Kisi we yaravuze ati ndabiyamye umuntu uzaza kwirimba iryanjye ntapfuye ngo arazana ibyo bihuru, muzazane Bibiliya muziha abakene, byibuze muyahambe muri Bibiliya basi. Murabyumva? Nawe rega bakaguha ikintu cy'igihuru ngo wujuje imyaka, ngo wagize gute, ngo werekanwe, bakazana igihuru nta n'inote n'imwe ya 5 bashyizemo, bagugihuru baguze 15 kiri bwume ku mugoroba. Ubwo rega nange ukishima ngo mwana we, mbega ngo baragushuka we, mbega bagome. Byibuze niyo kiba artificiel, uragenda ugura ikintu cya 15 nurangiza ugihereza umuntu nawe rega ubwo yishime. Abakire babashuka namwe mutangira mugora ibintu by'ibishukano by'abakire. Bariya babuze aho bayahamba batangiye kuyahamba mu bihuru. Nawe rero uragakene, nawe ngo ugiye kugura ngururabo ngurushire ngo mugenzi wawe waguze igifuka cy'ibirayi ukamushyira, hanyuma mukifotozanya ahangaha ukareba yuko adahimana icyubahiro. Urwo rurabo yarara ko yazarwibagirwa. Uguze igifuka cy'umuceri cyangwa ugafugura kawunga, kavuga ati mva werekanywe reko mva ndakwereka ndaguha ururabo ndagutungura, cyangwa agenda wahira intusi n'imiyenzi n'imikoni n'ibicumucumu bigenda ubyahire, nurangiza ucomekemwo inote za 2 uzu umuhereza urwo rurabo. Ariko ubundi rimbi ry'amafaranga mbese ni ukuduhombya gusa. Mwabyumvise? Rero irimbi ryanteye umujinya, ryandakaje, ni irimbi ry'indwara. Amafaranga twirirwa dutanga, muntu w'Imana, umukozi w'Imana, umwana w'Imana, kwirirwa gutanga ibi bidayimoni byirirwa bidutwarira amafaranga. Mwafasha amasengesho mukajya mubyamagana ku bana banyu no ku bagore banyu no ku bana no ku bagabo banyu. Ubundi umugore urwaye ntashobora kubaka urugo, umugabo urwaye ntabwo ashobora kubaka urugo, ntiyakorera urugo. Umukobwa urwaye nsore yabimenye ntiyakurambagiza. Ntushobora kubona umugabo bahora babona ukorora, bahora babona mbese upfuna, bahora mbese bahora bumva utanga ibyifuzo ngo ufite urunungu urwaye ngo rwanze gukira, fini uzaheraho ngaho. Nimba ufite none ko bimeze, nta mugore urwaye ushobora rwose kubaka urugo. Reka urataha nyine ukiyakira ati madati yanga ati pole nyine ati nakundi ati mana, ukajya munsi y'urugo ukavuga ati mana koko mana urandangije se. Wakumva mbese umurwanisha akagwaza n'ibifaranga ukavuga ati ngwino tugende, ukabihamba klinike zose ukazihambamo, bitaro bikomeye byoroheje n'icyo byose ugahambamo ayo mwari kuzagura umukeka, ayo mwari kuzagura umuceri, ayo mwari kuzagura ibirayi, ayo mwari kuzagura kabanza, yose mukayahamba muri farumasi. Bwira Imana ngo nimba nkugiriyeho umugisha ukamenya izina, unkize, undengere, untabare, wubike iyi misozi. Hindura amasengesho. Haleluya. Ubwo ngubwo uyu musozi sinkurangije w'uburwayi, tuvuga uw'icyaha. Kandi ubwo ngubwo impamvu ubwo nashatse kwihutisha, hari ibyo abantu bize bita uburiya abateoloji bashyize ahantu baba bandangije. Hari ibyo bita introduction nabiriye ko nari kubabwira Zerubabeli amakuru ye, nkababwira abo bahagaye na Zekariya, nkababwira ibyo bari gukora, nkababwira iyo misozi iyo ari yo,
nkabibabwira, nkababwira umwaka babihanuyemo wa 40 mbere ya Yesu, mbese nkabimanuka ndi kubibona hano nabiteguriye kugira ngo nemeze ababanuze. Ariko ndashaka kubabwira umusozi utarimwe impapuro, utarimwe imirongo, kugira ngo turwane nawo. Nubwo nabyo ari byiza, hari umwanya ko mbere nabonye iminota yarangiye ntabivuze. Oya, ubwo warangiza nyine ukajya mu byo bita ngo nuko developer, warangiza ukajya muri conclusion, warangiza nyine homiletique ukabuyishyizemo neza. Ningaruka nzabagira muri homiletique kugira ngo muzantumire mu giterane. Ariko imisozi bamereye nabi ntabwo nari kuyitondera. Oya, wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya bazana ibuye ngo risumba ririya buye. Ndi gusoma namenye neza ko ari Yesu. Ririya buye ni Yesu. Ngo bazana ibuye risumba yandi ngo barihashinga. Barishinga aho hari umusozi. Ngo bajye batambuka barati cya gisozi cyarahavuye we. Ariko se niki cyasimbuye rwa rusozi? Ati nibuye bahashyize. Abantu rero bazajya babona utambutse bavuga ati Mana we wa Mungu ko Nikodemu yarakijijwe we. Atafite Yesu n'ukuri n'ukuntu yarwanaga n'ukuntu yibaga n'ukuntu yatukana. Je nari umusozi ku musozi. Undi musozi ntabona umwanya wo kubabwira n'umuntu. Umuntu nawe ni umusozi, ariko Imana igitanga ingabo nyinshi kugira ngo igukize umuntu. Ngewe Imana yankijije abantu kuko nari mabereye umusozi. Bararyamaga je nkabyuka. Babyuka nkaryama. Nabyukaga jewe ngiye kubabuza amahoro. Insina zabo nkazitema baryamye. Ibihaza byabo nkatobora. Ibigori byabo nkabyangiza. Ibishimbo nkanyukanyuka. Amazu yabo nkamenagura. Aya mabati nkamenaho umunyu. Imyenda aho banitse nkanyuzamwe imikasi. Ihene aho ziziritse nkakubita nkavunagura nkazica. Inka nkakubita amazuru nkajomba inkoni zikava amaraso. Abana ngahirika mu mikingo nkashingaho amavi nkakubita inkokora. Mbese ndi umusozi ku musozi. Umuntu ajya mu musozi. Kandi mu byiciro byose ahantu hose hari imisozi yo mwitorero, hari imisozi y'abapagani, hari imisozi muturanye, hari imisozi yimusengana. Umuntu ashobora kukubera umusozi muririmbana neza ukava muri korari ukavuga ati mvuyemo aho kugira ngo nzicwe na mwene data. Muri kubyumva? Hari aho bigeze kujya gutora idini runaka, bajya gutora komite ya korari, noneho batora dirije. Atoye dirije, umwe aravuga ati cyakoze jewe nzagaruka korari nyivuyemo. Tinagiraga amahoro aririmba areba imbere. None ubwo agiye kujya mpagarara imbere. Aha hafi nige wari umuyobozi. Ndamubwigisha nkora ibishoboka byose ati n'ukuri ati wigisha imbabazi ngatsindwa. Ndetse nza mu bantu bihana bapfukamye. Ariko maguruka ndi kugenda nkamubona. Ngahita numva inzoka igeze aha ngaha. Kuko hari abantu bagenda n'inzoka mu rusengero zanga abandi. Zibageza ngo inzoka yanjye ngo iramwanga ngo igeze aha ngaha. Mbese ngo mfite inzoka itamukunda. Ibyo biyoka izo mpiri izo nshira zizabica mufite zanga abantu. Uri umusozi ariko Imana izamugukiza ubikibaya. Muzi kubikibaya nugupfa, nugutenga, nuguhunga, nugusara, nukwambara ubusa. Kubikibaya uzabikibaya wa musozi we. Mwabyumvise? Ewe kwanga umuntu uramwanga se waramuremye? Ubwo sura kijijwe. Bibiliya ivuga ngo wanga mwene se n'umwicanyi. Noneho twebwe abitwa abayobozi, abitwa abakozi b'Imana dufite itegeko nta nuwaba yaturogeye ntitwemerewe kumwanga. Twe nitubyemerewe. Kuko twebwe dufite itegeko rivuga ngo dukunda abanzi bacu. Mugapostinga ngo Yesu aravuze ngo mukunde bankunda ngo kandi ngo
ngo nimba na Yesu byaramunaniye ngo nanjye mbiranani ngo ntawe nzakunda. Eri ubwo mugapostinga ngo ubwo nawe yigishije. Ntaho bihuriye no kwangana. Muri kubyumva? Kuvuga ko Yesu adukunda kubera ko tumukunda ntabwo ari byo bisobanuye ko yanga batamukunda. Kuko yajya kubanga ntabwo aba yarabapfiriye, ntabwo aba yarababambiwe, ntabwo aba yaragiye ku musaraba, kandi ntabwo yabambiwe abakiranutsi, ntabwo yabambiwe abana b'Imana, yabambiwe abanyabyaha. Mu bambere ni jyewe yabambiwe, ni jye yababariye, ni jye yacunguye. Mu banyabyaha b'imbere ni jyewe. Haleluya! Nari mubi, ntabwo nkurikije ukuntu nari mubi, ntabwo nari kuba pastori. Iyo ataba urukundo rw'Imana nta nubwo nari kuba n'umuririmbyi. Nari mubi, nanyweye itabi mfite imyaka 5, nanyweye inzoga ndi kwibere, nabi byose nagize umujinya kwibere, nabiretse mfite imyaka 22, kandi nakijijwe mvuye muri gereza. Nakubise umugore utwite ajya muri koma. Rero ari Imana, ari urukundo, Imana yanga abanyabyaha. Nje ntabwo nari guhagarara imbere y'abantu, iba yaransatuye ikansatura ikashyira hariya nkajya ngenda afite ibibari. Ariko urukundo rwayo rwayibanye rwishi, irambabarira, ingirira neza, imundura umukozi w'Imana, imumudamu, impabana, iminzu, imimodoka, ingira pastori mu mwuka wera, ingira ititaye ku byaha nakoze. Haleluya! Ubwo se muba mwangana se? Ubwo se wowe uwaguhanira ibyaha wakoze wowe wanaririmba? Buryo mutoranya mwe abanyabyaha cyane. Oya, nimureke dukundane, twanduzanye n'urukundo, kandi twirinde no kunywa imiti igabanya ubukana. Duhumanyane, twanduzanye, mwanduza urukundo, mwanduza kugira neza, mwanduza kwitanga, mwanduza gusura, mwanduza kuvuga neza, mwanduza kwihangana, mwanduza kubabarira, mwanduza mbese twanduzanye imirimo, twanduzanye ibintu ku buryo mwanduza, aho kugira ngo twirirwe twanduzanye ubugome, twanduzanye amarari, twanduzanye amagambo, twanduzanye amoko, twanduzanye amatiku n'amacakubiri. Nimureke twanduzanye kugira neza, nimureke twanduzanye Imana, kandi twirinde kunywa imiti igabanya ubukana. Hari abantu bashinzwe gutanga imiti ngo nimugature, ngo nibyo abapastori barya. Iyo ni imiti igabanya ubukana bwo gukunda Imana no gukunda gukorera Imana. Ngo runaka nuzamusure, nagombe mukarirwa mwanduzanya kwangana no kugira gute. Oya, ni mwanduzanye kugira neza. Murabyumva? Haleluya! Ibyaha mureke ibyaha. Iminota yageze. Ntabwo ni ibi bintu mfite hano nukuri simbabwiye na condition wakuzuza kugira ngo iyi misozi irimbuke. Mujye mwiyaranja mu ntumere muri korali. Jewe umwaka ugashira mu bundi ko nje nta n'ikindi nkora, ko ari wo murimo nihebeye, ko natwitse inkuge, umwaka ugashira naraza aha ngaha. Nge ndi fondateri wa hano, nimba mutari munabizi. Natangiye tusengera mu nzu y'umuntu, tuva mu nzu y'umuntu tujya mu cyumba hariya kwa Edizo, tuva mu cyumba tujya mu Inyarugenge ndi kumwe nabo, tugaruka aha ngaha. Imana nanjye irampereza nabirabahereza. Uba bakoraga iyo mirimo twese twarakize. Ubwo utarakira nitwe tumugaburira. Twarakize kubera gukorera Imana. Kandi abantu babonaga turi inzahare, twabyararangiye, mbese duhumeka umwuka unyura mu mazuru no mu kanwa ahantu hose tugenda, ukagira ngo turi kuza. Mbese twarapfuye, ariko twarapfire muri Nyagasani. Maze Imana iradutungura, yubika imisozi, irayubika. Iyo ubukene irayubika, iyo uburwayi irayubika, iyo ubuzahari irayubika, iyo ubushomeri irayubika. Haleluya! Imana irayubika. Iyo tukajya duhura ngo dore disi ngo Sharire we ngo yarabyibushye we ngo Mana we ngo reba ukuntu asamana ngo arasa neza ndata we ngo Sharire ngo Mana ngo Sharire we ngo yakoreye Imana ngo Mana we ngo Sharire ngo dore Sharire ngo Sharire ngo ndagukunda ngo uranya ngasubigenze gute? Nta kundi wabigenza nkunda.
sibyo? None se ngiye nageze hano igikondo hano hakurya muri 85 nibwo nafashe uyu mujyi norotse gereza ndakata umujyi ntera dedu wandiba nkora ibintu byose nigira ninja nageze naho nigira umusirikare nkora ibintu bese ndasara ndisaza bihagije. Ariko Imana iramfatira avuga ati ndakunegekaje ngiye kuguhindura umukozi wanjye burundu. 91 nakira gakiza 94 mba muririmbyi mba n'umudiyakoni 97 nkora ubukwe hanyuma mba ndabyaye 2003 mba mwarimu 2008 mba pastori 2008 mpitangura inzu ejo bundi hashize imyaka 3 nguze imodoka nyimaranye imyaka 3 mbese ni ibintu biri kugenda biza kandi ubwo ngubwo yaraguye shitana agira ngo irapfuye nterura ibishyashya nshiramwo bishyashya nshyiramo amatara yari yarazimye yarabaye umuhondo hagiye mwayumweru ibisinga byaracigago nshiramwe original ibintu byose ni radio ngiye gushyiramo inshyashya byose mbese ibintu bishyashya n'amapine mashyashya byose bishyashya nahakobotse dushyiraho ibindi dushyiraho n'irindi range original rishyashya. Noneho ejo niriwe nyigendamo kugira ngo numve ko mavitensi nayo yinjira ndeba n'ibipimo by'umuriro ko nta kibazo ni urwembi. Hari utuntu bita air condition nitwo nasanze bashyizemo moteri isakuza nashubijeyo ngo bashyiremo air condition. Air condition mu kubyumva ni mene turiya tuyaga urumva ariko shariri je moperi shariri nagenze n'amaguru imyaka 20 hano muri uyu mujyi ngize ngo nguze ikintu ngura igare naryo ndaritanga naryise Pajero. Imana irambwira ngo nguhindura izina. Mukorera Imana izubika imisozi. Nkorera Imana rero bavuga ngo reka se nguriya ngo yarasaze ngo disi ngo Mana ngo yaravangiwe ngo yataye umutwe. Ubu ninde watinyuka kuvuga ko ndi umusazi ojuruduwi? Uninde wavuga ko ndi inzahare ko nasaze ko navangiwe? Nta numwe. Ariko dukorera Imana abantu babonaga byararangiye bananyitaga giye ngo byararangiye. Ariko wapi umwana wanjye ni engineer afite n'akazi rwose engineer civil engineer. Ngenda menya n'ibyongereza n'ibifaransa kubera mfite abana bize nabwe muze hano munyigishe ibintu byo kwegerera songera nkunda no kwandika ibyongereza n'ibifaransa kugira ngo numve ko nyine nanjye ni ikize complex yo kutiga. Ko ibikompregisi nabyo byatubanye indi misozi sha. Ariko Mana we nk'ubu ndumva nababwira ni mwese dufiringe twirukanke dukorosinge tugarukire sejemu tuvuga ati Mana shimwa warakoze imisozi agahita yubika. Ariko nyine se mwabishobora nigeze kuva mu bibare nirukanka ngarukira Kanombe ngiye nashima Imana ngaruka mpita nsubira mu bibare mvuga mu ndimi niruka ntera haleluya ko nari ntekereje ukuntu Imana indinze muri genocide ndengereje ibintu Imana inkoreye ndeteje numva uretse gusara nta kindi nakora. Niyo mpamvu namaze iyo myaka yose nta kindi nkora vuga ngo numva ndi kuriha imirimo y'Imana yankoreye. Nyuma rero Imana naho kumbi imirimo nakoreraga nari nyakabyizi Imana insinyira ibibika ku gipande cyanjye. Ibonye rero havamwe inzu irayima, ibonye mu mibyizi yanjye havamwe imodoka irayima, ibonye mu mibyizi yanjye havamwe ibyo kuryiranga buri amenerivare byose. Rero twe turi abakozi ba nyakabyizi ariko Imana idushyirira ku gipande ibyo twayikoreye. Hanyuma twajya gukora ubukwe twajya gukora ibintu twajya kubaka Imana ikatugarurira ya mafaranga yadushyiriye ku gipande cyayo. Ngaho muhaguruke dusenge. Urumva? Papa. Sha. Nk'ubu wabamba ati ugeze saa 12. Ngewe na Imana yankijije gusara muri 96. Imana yarambwe naravugaga ngasarara. Muri 96 ari kuri sejemu. Imana irambwira ngo ngukijije gusarara nyuze mu muhogo wawe ntabwo uzongera gusarara. Mbivuga ku cyumweru mbishima mw'Imana baterana inama ko navangiwe ngo bampugure.
kuva icyo gihe biga kumugura ntabwo ndongera gusarara kuva 96 nta nubwo nzasarara. Imana yanyuze mu muhogo wanjye hanyura ihita inyizamo na sinizite. Rero dufite Imana ifatika yigeze kumbwira ngo mwagize umwuka arambwira ngo mwagize Imana shangwe Imana iriho ngo namwe muri rata ngo mwagize Imana ngo ariko umwuka mbwira ngo nari ndi kuza hano muri niba ture mu Biryogo umudamu wanjye ari muri gereza yambaye rose ndi kuvugana Imana ibi bintu ni ibiki kuko pastori wambabariye wantabaye ubuse ko nkozwe n'isoni ubuse Imana iranzomera umwuka arambwira ngo mwagize Imana ngo Imana iriho ngo si Imana ibitariho ko atari kuzavamo. Hari umuntu wamwubitseho urusyo bacuruzanya bakorana ngo amafaranga yabuze niwe wayatwaye, nyuma bakaza kubona uwo yayoherereje kuri telefone. Tumaze umwaka tuburana tukamutsinda ariko twarakomeretse. Uwo musozi kawukuraho ariko waranyubarayeho hejuru. Ndi kuza ha rero nakoze icyumweru cy'amasengesho hano ndi gusenga mbyuka saa 9 nibwo Imana yambwiye ngo mwagize Imana Imana iriho. Namwe mwagize Imana Imana iriho ntacyo muba muvuga. Murambura ibiganza. Mwami Yesu Kristo, ari abaje bakijijwe ari abaje badakijijwe ari abari baraguye twese duhise dukizwa. Nta n'uwari mwiza twese turakijijwe, ahubwo wowe igisigaye dukorera imirimo n'ibitangaza, wubika imisozi, ukiza indwara, utanga ibisubizo. Aba basore ubaha inkwano, ubaha abakobwa babemere kubabenga, aba bakobwa nabo ubaha abasore, aba babyeyi ubaha abana, aba bakodesha ubaha amazu yabo, aba bashoferi bongereza kategori. Mwami Yesu Kristo, ubu bukene ubwimure, izi mbaraga z'abadayimoni zihunge mu izina rya Yesu Kristo. Ubamara inzara, ubambike, ubaremere ikintu gishasha, ubakorera igitangaza. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ndagushimye kubw'ibyo ukoze ku ndwara ukijije, ku buzima utanze, imitwe igakira, mu nda, imigongo, uko nagiye mvuga ziriya ndwara zose wazikozeho. Ndagushimye ko hano hazaza abantu bakagushima mu izina rya Yesu, amen. Mwiyicarire. Hari umuntu wakiriye agakiza ngo arambure ibiganza, mubwire aho tuzahurira. Rambura ikiganza nimba wakiriye agakiza. Ni wowe? Ni mwebwe? Mwebwe hano tuzahurira rero ni hano mu mujyi dukata turi gukorera Imana, ubundi finale ni mu ijuru. Mwabyumvise? Ariko nimuze tunahurire na hano. Muze mbabwire. Bwibuze mbamenye mumpe na nomero zanyu hubwo nibishobo. None se nta n'umukobwa ujemo? Nta n'umukobwa ujemo cyangwa umudamu? Iyangire. Hanga kuze. Ubonye ibyo wanga. Kwanga Yesu. Wagira ngo ni fiance ubengwa se? Uramubenga se wagize ngo nawe se wagira ngo akubwira amazi afite cyangwa amamodoka? Dore namwe murambuye imikeka, hari ibyo nari mbabwiye. Ngo nukugira ngo impano yanyu ngo namwe kore. Mukandagireho mudafanye inkweto sha kugira ngo nabo bamugishe. Ibi ngibi byo bihungureho ibi ni impigi ngese njya bye. Ngo nukugira ngo inkuba zitazagukubita. Ubi kera twayaga twambara ibintu inkuba zitadukubita ngo abarozi bakataturoga. Ibise ko atari na sheni ya zahabu. Nimba bigura amafaranga menshi uzabigurishe ugire. Ariko ibi ngibi nta murokora ubyambara. Abyumvise. Ariko nuwo muri ADEPR niba nabiza nagiye nabyo nzambara. Ndaje mbarebe nibaramuka hari ibintu bemeye gukora, ndebe abantu batwishushanyagaho. Tuzavuga ubutumwa shari ibintu bigi muri kiragiye, tuzavuga ubutumwa mujye mwihana mwari mwe mwihemukiye. Hari aho twagiye turahari, abahagurukanye namwe ADEPR iriho turacyahari abakomando turahari, abarapi turahari, harya babasirikare bakubita abandi bitwa barapi ngo narapigi nabati. Turacyahari nasha umva kubita duhura muze ngo bazabadohorera muzibeshye. Wowe wafashe umwanzuro wa kigabo, wafashe umwanzuro
wafashe mbese mfasha rata. Ufite imyaka ingahe? Nihannye nkurusha mikeya cyane nanjye ngana nawe. Yewe nateruraga ibyuma nikaraga hejuru mbese nanikaraga nkagwa mpagaze ngakubita umugeri nkongera ngakubita umugeri nkongera nkikaraga mbese nari narasaze ngenda hejuru mu kirere. Banyitaga metere kajose, n'umumaji wari uri muri uyu mujyi bakanyitirira metere kajose. Urumva urwego nari ngezeho. Nije wazanye tatuwaje muri uyu mujyi wa Kigali. Kandi je nandikishaga imisumari biri hano ku maboko no mu gatuza ngiye kwandikaho type n'umusaraba wa hitirere. Narasaze indwanyi ya danje, ariko aramfata aranjegeza nafataga urutoki nza ugire vubongera unumi cyangwa kumubyizi kuko ngiye byararangiye. Iyo ncokoje mba numva mbese mana we mbese ipfukama ntacyo nta kibazo. Mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti, aba bakozi bawe ubongerera imbaraga z'ibyo biyemeje, kuko biyemeje kugukorera ariko banyuze mu izina ryawe. Biyemeje kubatizwa, biyemeje kuza mu itorero, biyemeje gufatanya n'abajya mu ijuru uru rugendo. Rero bacagagureho imigozi yose yari baboshye, inshuti mbi uzibakureho, ibigare bipfuye ubibakureho, ubahe inshuti nziza. Uhereye kuri jewe na pasiteri uyoboye, twese mwami tuba inshuti z'aba bakozi b'Imana. Urakoze ndagushimye kuko ubabariye amazina yabo ukaba yanditse mu gitabo cy'ubugingo, bakaba bagiye kwitwa abana b'Imana guhera kano kanya. Nsinye peo mu izina rya Yesu Kristo, amen.